Okay, icyo nababwira ko nabo bahinduka bakizera Yesu kandi bakumva ko byose bishoboka. Imyumvire umuntu yari afite akayihindura, agakurikira imyumvire isabwa no kwizera Yesu by'ukuri. Okay. Sibyo? Nkuko muri Bibiliya handitse muri Yohana 3:16 handitse ngo iki? Ntago nzi ko handitse. Handitse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Aha, Robert, so umva inyungu noneho yo kumwizera? Nabyumvise. Inyungu yo kumwizera ntago ari kugira ngo aduhe iki, aduhe imitsima, sibyo? Ahubwo na ya mitsima arayiduha kubera ko n'ubundi aradukunda, yacunguye ubugingo bwacu kugira ngo budacirwaho iteka, sibyo? Ariko nyirizina yaducunguye iteka. Yesu yaducunguye kugira ngo tutagira ute, ubugingo bwacu butagira ute, butarimbuka, ahubwo tuzahabwa ubugingo bugira ute, buhoraho. Amen, amina. Yesu Kristo nashimwe bakunzi bacu ba ADPR Uganda. Nkuko mubizi iyi ni famille cyangwa se n'umuryango wa ADPR. By'umwihariko iki ni ikiganiro dukorera kuri tele, aho tumaje kwagura imbibi tukarenga intekerezo kuba ko dushobora kubwiririza mu rusengero cyangwa se kwigishiriza abakristo mu rusengero, aho tugomba kubarenga kurenga ibyo ngibyo, ahubwo tukajyana n'igihe kigeze tukambuka tugasohoka tukagenda tugasanga intama aho ziri. Yes, aho ziri. Njewe rero bageze ikiganiro nitwa Munyaneza Jonas nk'ibisanzwe. Uyu munsi ushobora kwibaza ngo nkufitiye iki. Uyu munsi turi mu agace keza cyane k'ahantu hitwa i Masaka, ahantu hari imisozi, hari n'amazu meza cyane, ariko hari umugabo tuhahuriye. By'umwihariko ndagira ngo ngire ibyo mwibariza. Mugabo, amakuru y'iki yawe? Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Witwa nde? Nitwa Albert. Witwa Albert. Yes, Albert. Aka kanya ngewe nkuko nabivuze wabyumvishe nitwa Munyaneza Jonas, ndi umunyamakuru w'igitangazamakuru cya ADPR Uganda. Mu by'ukuri nifuje kuganira nawe, wabyemera? Nabyemera. Yabyemera. Ndifuza kukubaza rero ikibazo kimwe kugira ngo dutangire. Albert, hano muri kano gace uherereyemo wabuzi kuntu hitwa? Hitwa Masaka. Hitwa Masaka. Albert, ese iyo wumvishe Yesu, ubundi Yesu uramuzi? Ndamuzi. Uramuzi? Umuziho iki? Muzi ko ashoboye byose. Uyu mugabo arambwiye ngo Yesu aramuzi, ngo kandi Yesu ashoboye byose. Albert, kubera iki uvuga ko Yesu ashoboye byose? Ese uramwizera? Ndamwizera. None Albert, akamaro ko kwizera Yesu kaba ari akahe? Akamaro ko kwizera nuko iyo hari ibintu byatunaniye umuntu yizera ko bigomba gukemuka akabona birakemutse. Wewe ubu nuko ngo mwizera kugira ngo gukemurire ibibazo, sibyo Albert? Yego. Ariko se buriya abantu bose bizera Yesu kugira ngo abakemurire ibyo bibazo bafite hano ku isi? Bose bizera Yesu kubera ko nundi wizera undi nawe amubara nka Yesu, ariko njyewe nizera ni Yesu. Albert, usengera hehe? Nasengeraga muri ADPR ariko ubwo ntabwo nyisenga. Ntabwo gisenga? Yego. Wasubiye inyuma? Yego. Ariko Yesu aravuga ngo, Bibiliya iravuga ngo, urumva? Shakisha Uwiteka bigira ute? Bigishoboka. Kuko agira ate? Kuko Shakisha Uwiteka bigishoboka kuko okay, aho wanyunganira. Kuko abonwa. Sibyo? Gusubira inyuma bibaho, gucika intege bibaho, ariko se ufite iyihe ntego? Okay, mfite intego yo kongera kumusubira, nkongera nkamwizera nkamushaka. Ukongera ukamwizera ukamushaka. Albert, buriya kuba warasubiye inyuma ntiwaba warabitewe nuko utamusobanukiwe neza? Okay, nibyo birimo, ariko n'ubuzima bw'isi nabwo buza bwunganira. N'ubuzima bw'isi? Ubuzima bw'isi bwakubuza kwizera Yesu? Burabitera kubera buraguhuza igihe kinini. Bigatuma icyo kintu utagikurikira ngo gishyiremo imbaraga, ahubwo ugashyira imbaraga mu gushaka ubuzima. Cyangwa kuba ukurikira Yesu weho umukurikira kubera ko
nuvuga ngo nta nubwo wizera ko ashobora kuguha ubuzima se mu gihe ushobora gusubira inyuma ukamuta ukajya gushaka ubuzima. Arabuguha wamara kububona ugahita uvuga ko ari wowe wabikoze byose. Ariko iyo utarabubona ntabwo byizera neza, urabanza ukabushaka. Albert, wenda abantu badukurikiye kuko ntabwo tugiye gukoresha igihe kinini, reka nkunganireho gatoya. Iyo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, urumva yego aratubashisha no kugira ngo tubone ubwo buzima, ariko by'umwihariko urumva ni umucunguzi w'iki wa bose, ni umucunguzi w'ubugingo bwacu, sibyo? Uvuga ngo nta mbere yo kumushakiraho imitsima n'ibindi ashobora kudufasha, ahubwo tugomba kubanza kwizera ko ari umucunguzi w'iki ubugingo, ari umucunguzi wacu, ari uduhesha iki ubugingo. Nk'uko muri Bibiliya handitse muri Yohana 3 ku murongo wa 16 handitse ngo iki? Ntago nzi ko handitse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Aha, Robert, so umva inyungu noneho yo kumwizera. Nabyumvise. Inyungu yo kumwizera ntago ari kugira ngo aduhe iki, aduhe imitsima, sibyo? Ahubwo na ya mitsima arayiduha kubera ko n'ubundi aradukunda, yacunguye ubugingo bwacu kugira ngo budacirwaho iteka, sibyo? Ariko nyirizina yaducunguye iteka, Yesu yaducunguye kugira ngo tutagira ute ubugingo bwacu butagira ute butarimbuka, ahubwo tuzahabwa ubugingo bugira ute buhoraho. Amina. Albert, sobanukiye ako kantu warukazi? Arubwo arukazi? Oya. Aha, iki kiganiro rero tugiranye muri aka kanya kigufashije iki? Kimfashije kumva ibyo numvaga, bimfashije guhinduka. Bigufashije guhinduka. Imana ishimwe cyane. Ukiri muri ADPR, indirimbo wakundaga kuririmba ni yihe? Icyo gihe indirimbo ngiye nakundaga uyiririmbe nta kibazo. Ubu ntabwo nayibuka neza. Haciyemo igihe. Hashize igihe kingana iki utajya gusenga? Guhera 2012. Imbere ya kamera n'imbere y'abadukurikiye bose, gukurikirwa n'abantu benshi hano mu Rwanda, hanze y'u Rwanda no kumera z'isi. Albert yemereye abantu ko agiye gusubira gusenga kugira ngo abashe gukura mu buryo bw'iki bw'umwuka, abashumba, abadiyakoni n'abandi bagufashe gukura, sibyo? None Albert, koko ugiye gusubirayo? Ubeshya nawe. Nibyo ugiye gusubirayo. Nukuri Albert, Imana iguha umugisha, sibyo? Imana iguha umugisha ku bw'aka kanya duhaye, sibyo? Kandi ndizera neza yuko nukurikira Yesu wizera ko ari umucunguzi w'ubugingo, sibyo? Ntumwizere nk'umucunguzi ukugurira ipantaro, wo kugira ngo ugure ipantaro no kugira ngo n'ibyo kurya by'umunsi, kuko byose abikubira mu rukundo dukunda, sibyo? Ndabizi neza uzakomeza kugirirwa neza kandi Imana izakomeza kugenda ikwagura. Nta kibazo. Wabwira iki abandi bantu bameze nkawe? Icyo nababwira ko nabo bahinduka. Bakizera Yesu kandi bakumva ko byose bishoboka. Imyumvire umuntu yari afite akayihindura, agakurikira imyumvire isabwa no kwizera Yesu by'ukuri, sibyo? Murakoze cyane. Ndabashimiye cyane rero bakunzi bacu aho muherereye. Ndagira ngo mukore subscribe kugira ngo abantu mukomeze kugenda mubona ibiganiro byacu nakagaruka. Iki ni ikiganiro kizajya kigenda kibaho kenshi, dusura abantu bagiye batandukanye mu bihugu bitandukanye, Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania n'ahandi, by'umwihariko abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda kuko nibo turi kubwira. N'abizindi ndimi dushobora kugenda dukora interpretation kugira ngo mugende mubona cyangwa se dusobanura kugira ngo mugende mubona ibiganiro byacu mu ndimi zigiye zitandukanye, ariko ukiri dukurikiye Imana iguha umugisha. Murakoze. Sawa. Nubwo Kadafi ye fresh